Uyu munsi hari amategeko agenga igitsina gabo gusa yerekeye guhuza ibitsina, nibura ayobora umuntu wese wakwita ko ari umugabo wa nyawe, wa wundi twese twemera. Aya ni amategeko aba agomba kukuyobora ukagenda nayo udasiganwa nayo. Dutuye mu isi aho umugabo asabwa kubaka ubwami bwe kandi agasiga umurage. Niba uri umugabo ushaka kubaka ubwami bwawe ku isi, ukaba utari umugabo uhendwa cyangwa se ngo ayoborwe n'uduhenda abana, ndagira wumve amagambo y'uyu munsi. Aya magambo yabike mu mutwe wawe, uyashyinguremo kandi azakuyobore. Aya si amagambo nageneye utwana duto tw'uduhungu tukiri duto. Nyine abagabo bifuza kubaka ubwami bwabo, biteguye kurinda izina ryabo kandi bakazazibukira, bakirinda ya mitego yose yagiye ihirika abagabo bari bahambaye ku isi. Turi kuwa mbere tariki 26 mu kwezi kwa gatanu 2025. Aya ni amasomo y'ubuzima tugiye kwiga uyu munsi. Nk'uko intego yacu y'ibiganiro tubagezaho ibivuga, tumenye byinshi ku bibera mu isi, twigiramo amasomo y'ubuzima. Destinitire Montagne Rwanda niko twitwa. Ikaze. Bakubwiye ko umugabo yigira ku makosa ye, yego nanjye niko bambwiye, gusa ntuzigere uryamana n'umugore urusha ububasha. Abanyeshuri uyoboye, abakozi bawe cyangwa se abo mukorana, ngo iri aba ari ikosa rikomeye cyane. Abagabo benshi batekereza ko ibi ari ubugabo, ariko ngo nicyo kintu cy'ubugoryi uzigera ukora. Uko birangira byose, umugore wakubahaga birangira guteje abantu. Biba bisa naho uri gusheta ukwishyira kwizana kwawe, ubuhangange bwawe nk'umugabo. Itegeko rya mbere, ntukaryamane n'umugore uruta mu buryo bw'ububasha. Rekera kuryama aho ubonye hose, uryamana nawe ubonye hose nkaho uri agakingirizo. Ibi benshi babyitiranya no kwishimisha, nyamara ni umutego mutindi kandi ni umurunga, umugozi uhambira ubugingo n'ubuzima bwawe. Niba abantu bakuzeho kuryamana nawe ubonye bose, bisa naho uba usigaje intambwe imwe gusa, icyo gihe ngo ube wagwa mu ishyano, nushaka ubyita urupfu ahubwo. Itegeko rya kabiri, ntukaryamane n'abo ubonye bose. Buri gihe niba ugiye guca inyuma umuntu, yaba uwo mwashakanye cyangwa se undi, kuko wumva wamaramaje, uzabika ibimenyetso. Nta binyoma, nta gukina imikino hano, sigarana ibimenyetso. Ibi bizakurinda igihe cyose ibibazo byakuzira. Twagiye twumva abagabo bashinjwe guhohotera, gufata ku ngufu abagore bari bakuze muri icyo gihe, kandi icyo gihe nanone bakishyura impozamarira abo bagore. Gatatu, mu gihe ugiye guca inyuma, bika ibimenyetso. Ntabwo turi kubwiriza abantu guca inyuma hano. Umugabo, ntuzigere na rimwe usezeranya umugore umushyira mu rugo ugamije kugira ngo ubone uko uryamana nawe. Ubu ni ubuzima bw'abagabo baciriritse. Kubeshya abagore ufatiye amakabutura yawe mu ntoki, niko ubusore budashinga gukora, kandi niko bwirangiza bwo ubwabwo ibibazo bikabugwira. Umugabo ntabwo aba yemerewe kwemerera abandi ibyo ubugabo bwe butabasha gutanga. Itegeko rya kane, ntuzasezeranye umugore mariage, urushako, kugira uryamane nawe. Buri gihe ntuzigere uryamana n'umugore ukuri hasi niba utagamije ubucuruzi, business. Umugore ukuri hasi kuryamana nawe nta kindi uhinduka ubuzima bwe, icyizere cye Imana y'ahubwo, kuko ni wowe abacungiraho. Nuramuka umusize umutaye, ntabwo azaba atakaje umugabo gusa, ahubwo azaba avuye mu bye, azaba umusazi neza neza. Aha niho byose bitangirira. Itegeko rya gatanu rero, ntukaryamane n'umugore ukuri hasi mu mibereho igihe utagamije business, ubucuruzi. Irinda abagore badafite intego n'akazi bakora ngo babeho, nta cyerekezo, ntaho bajya. Bene aba bagore nibo bonyine bagutega inda n'urubyaro kugira ngo babashe gucika ubukene. Bene uyu iyo amaze kuguhindura inzira yo gucikiramo ibibazo bye, kiba gisigaye uba ugomba guhinduka inzira yonyine y'amasaziro meza ku mugore nk'uyu w'umunebwe udakora. Gatandatu rero, ntuzigere ukururana n'abagore badafite intego muri ubu buzima. Umugabo najya kwishora mu mibonano ihuza ibitsina agasanga akeneye gukoresha agakingirizo, ngo byashoboka cyane ko atakabaye cyangwa se atazaba yakabaye ari muri ibyo bikorwa. Umugore utabasha gushyira ahazaza hawe mu biganza bye, ni ukubera iki wamwinjira mu maguru? Kubera iki? Hari ikintu abantu bakunze kumva nabi, ubwirinzi mu gihe uhuza ibitsina ntabwo butuma uguhuza ibitsina kwawe biba nta makemwa ngo uvuge ko ntacyo bitwaye. Icyo bigukorera byonyine ni ugutinza ingaruka. Ni ibintu tutabura naho ko iyo wishyira mu bintu bidafite umumaro, ni nako uba wishyira mu merekezo mabi, werekeza mu byerekezo bibi. Itegeko rya karindwi rero,
Niba ukeneye gukoresha agakingirizo, reka imibonano ihuza ibitsina ujye gukorera amafaranga. Iteka ntuzakore ikosa ryo kwiharira ibyahoze ari iby'abavandimwe bawe cyangwa se inshuti zawe. Niba umukobwa umugore yarahoze ari uw'inshuti zawe cyangwa se inshuti yawe, ntuzigere umukozaho intoki. Ashobora kuzagusekera ukibwira ko aguhaye uburenganzira rugari, gusa ngo mu mutima we azaba abibonye ko utari umwizerwa na gato. Ubunyangamugayo ntabwo busuzumirwa, ntabwo bugaragarira mu kindi icyo ari cyo cyose, ahubwo bugaragarira mu kwifata. Itegeko rya 8: ntuzace umugabo mugenzi wawe inyuma ngo umuhemukire. Ngo abagore burya bazaguhereza imibiri yabo, gusa bose siko bagukwiriye. Ntabwo uri imbwa wa mugabo we, ntabwo uri umusabirizi, umushonje cyangwa se ikindi. Uri umugabo. Jya guhitamo neza rero, gira uburyo ukuramo ibintu byawe, fata inshingano. Utera umugore inda udashaka, umunsi byakubayeho, ubuzima bwawe buzaba bufungiranye neza. Imbere ya buri mugore ibaza ikibazo cyoroshye: ese uyu mugore yabasha kurera umwana wanjye n'indangagaciro, akamuha kirazira mu buryo bw'icyubahiro nkwiriye? Niba igisubizo ari hoya, uwo mugore muhungire kure. Itegeko rya 9: abagore bose baguhereza imibiri yabo, siko bose bagukwiriye. Kuryamana n'abagore benshi bizangiriza ubwonko bwawe. Ushobora gutekereza ko uri kwishimira ubuzima, nyamara roho yawe izaba igushiramo gake gake utabibona. Buri mugore uryamane nawe asiga igikumwe ku buzima bwawe. Nadapfa rimwe mu gihe runaka, uba ushobora kuzisanga uhanganye n'abantu wagiye uryamana nabo mu myaka 10 yashize, wabaye muri kaminuza cyangwa se mu kazi kawe, nyamara ntabwo ari ibintu uzishimira. Bizaga ubwonko bwawe nabi, yewe n'urugo rwawe ahari. Umugabo aba agomba gutuma umubare w'abamuzi uba muke. Guhuza ibitsina ntabwo ari ukwishimisha, si umukino, ahubwo ni intambara n'ubugingo bwawe, no kugenzura umurage uzasiga ku isi, tudasize no kugena ahazaza hawe. Igitsina gikoresha nk'umuswa maze kizakwangirize. Genzura neza kandi ugishikameho nk'umwami, maze urebe ukuntu kizakugirira inyungu. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya urushaho gukubura no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu biganiro tubagezaho, amasomo yagufasha mu buzima. Iyi si kuyibamo uko byagenda kose bizadusaba ubwenge. Ni hano tubuhaha rero. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege, ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel niko nitwa. Subira gutaha.